umumotari Huye n'inaha nari umumotari harimo n'abanzi buriya noneho ngira ikibazo cy'amariri wanjye mu rugo nkajya nta saa sita z'ijoro ntibyibuze ariya marira nasanga bananiwe bacecetse ariko nkasanga baracyaboroga baracyarira uyu mubyeyi uyu yarababaye buriya bikomeye mu mutima we buriya ndanamukunda cyane nuko wenda atabizi ariko barabyumvisha. Haleluya. Noneho umwana bamujyanye kwa muganga baduha transferi zihuta zikomeza kubera amarira n'abaganga bakabitinya baduha transferi zikomeza paka CHK paka ni Kanombe. Tugeze i Kanombe umudogiteri waharareba asanga umwana afite imyenge ine ku mutima aratubwira ati iyi ndwara ni agahinja k'amezi 3 kari gafite amezi 3 ati iyi ndwara muzayivuriza mu Buhinde aduha nimero z'abantu bavurije mu Buhinde ati mubaze uko bigenda tubabarije dusanga ni indwara ivurwa na miliyoni 90 ndavuga nti bisi nabibasha ntwara akamoto ka miliyoni 2 nako ka krediye ntago nakareba ndangije abaganga tuba aho ngaho ihuye mu bitaro ku mwuka bya bintu birebira umwana akamara umwuka umunsi ku munsi abaganga bati imyuka yacu irajya hehe ariko tuvuze induru tugahamagara mera ati nyamuneka tabazi dusengera abo mu ijuru batabaje bakabikora hano tukabona agahenge abaganga bageze mu mwana humeka 25% baratubwira ati umwana rero arapfa ntaramuka ati mu byakire ngiye kubera ndi umumotari mbyakira vuba ubwo gahunda ni ukuzashyingura nta kundi uwo munsi ntwara abagenzi ngeze saa 9 mbwira umugenzi ntwaye nti abaganga bambwiye ko umwana wanjye arapfa ntariko mfite ikibazo cy'umuntu uzaduterera isengesho ryo kumuherekeza amaze imyaka 11 ntakanagira mu rusengero ngo wenda yampa umuntu uzaduterera isengesho ryo kumuherekeza aho kumpa nimero z'uwo muntu arambwira ati mwirango hari ahantu bita mwirango mu kiliziya muri Katolika ngo habaye isengesho ryiza ugiye hari Imana yakumarira nagiyeyo niruka ngerewe nanakerewe ni kiliziya iba yuzuye mpagara mu muryango hariya umusanga bari mu isaha y'ubuhanuzi baravuga bati bahanura abantu ba mbere numva ntibindera bahanura ba kabiri numva shwi ni mu gicuku bageze kuri gatatu baravuga ngo umubyeyi uri hano ufite umwana urembye cyane Imana yubikiye kumukiza. Haleluya. Ibyo mbita mbicakira ntibininge nta wundi habe hari mundi ntandeba ibi ni ibyanjye mpita mpamagara madamu ari mu bitaro ntimva Imana irabivuze ko umwana wamukijije bwarakeye baduha transferi yihuse cyane igenda igira Faisal kandi twari twarayibuze tugarukira i Kanombe tugeze Faisal baratwakira sinamenya ko batwakire twishyura amafaranga 500 kubera dukoresha mituweli none ngeze mbona ntibari kutwishyuza ndavuga ntikuse umenye batatwakiriye niko batatwishyuza mbaje barambwira ati iyo wageze hano ukoresha mituweli n'ubuntu mituweli irabyishyura ubu wasanga hari ura utarayitanga nyamuneka mituweli ndakwifurije kuyitanga kandi vuba ningira akamaro birangiye ngira ubwenge bwo kujya kuri email nandikira Minisiteri y'Ubuzima nyisaba ubufasha bahita bampamagara direct ngo uyu mwana arwariye ndabasubiza nti tugeze Faisal tumuvuza bati babwire baduhe raporo mbabwiye Faisal bahita batanga raporo vuba Minisitiri abayemeye ikiguzi cy'ubuvuzi cya miliyoni 75. Haleluya. ngo nge nishake 15 nazo sinazishobora pe ndaza aho ngaho Butare ntwara moto ndi mu mujyi njyaho mbwira Imana mbonye ikiguzi cyo kuvuza umwana wanjye mu Buhinde none mbuze itike y'indege azaba atunga n'ibizababeshaho ngo mu gihe cy'amezi 3. Imana burya iyo utatuvuga Yesu irakumva pe. Imana irangije yanyereka ngo wabuze ubwo nahise mvuga nireka nkore urubuga rw'abantu badufasha nkora urubuga rwanjye abantu ba madamu n'abanjye dushanga dufite abantu 5 bonyine noneho mbwira Imana mbuze n'abantu shyira ku rubuga Imana impamasa abona iranyereka ati reba iyo miryango y'abacuruzi iri imbere yawe hejuru hariho nimero fata ushyire ku rubuga umujyi wa Huye wose nshyira nimero ku rubuga bwarakeye mbona umuntu wohereje uwa mbere 100 undi 10 undi 15 undi 20 undi 50 mbona ko bifite umusaruro ndatega njya no mu tundi turebe ndinda ngera hano Igicumbi abo bantu bitanze miliyoni zigera muri 7
mumpere Imana icyubahiriye. Batanze amafaranga batazi ngo barafashanya, noneho birangiye harabura miliyoni 8. Ni ikibazo ntiwagenda bituzuye. Ndavuga nti reka nandikiye ubuyobozi bw'akarere ka Huye, nandikira meya uyu munsi, bucya nkurikira yabaruye. Bampa inzira ndagenda mbonana n'umuyobozi w'akarere ka Huye, mubwira ikibazo mfite. Arangije arambwira ati umwana n'uw'igihugu ni uwacu, tugiye gukora ubuvugizi ahashoboka, ati nawe ugumushakisha. Ndangije ndavuga nti ubwo umuyobozi ampaye gahunda, reka njye n'ahandi. Ndagenda ndavuga nti reka njye mu matorero. Ngeze mu matorero ndavuga mpera kwa Musenyeri. Ndagenda kwa Musenyeri niruka ngo niwe ngiye kureba. Ngeze ku muntu ngiye kureba uwo kugira ngo ugereho ugere kuri Musenyeri, arambaza turagenzwa n'iki. Ndamubwira, maze kumubwira arambwira ati genda kwa diregiteri wa Caritas niwe urumva ikibazo cyawe. Njyayo niruka kwa diregiteri wa Caritas, ngezeyo nawe ndamubona aransubiza nsekera neza, ye ntiyaramfasha. Arambwira ati andika ibaruwa ubisaba. Mba ndanditse ahita asinyira agasheke, ariko ntibyakunda. Ndavuga nti madamu ni umwadeperi, reka nawe yirukireyo wenda hari icyavayo. Madamu nawe arirukanka, agezeyo barasenga baratagangara, batanga uko bashoboye, ariko ibintu ntibyuzuje. Byanze kuzura, ndavuga nti reka njye no mu macaci yateye. Ndavuga nti ku cyumweru nzegura moto ngende motare, nintwara umuntu ugiye gusenga azampa amakuru y'ahantu agiye gusengera, wenda hari icyaboneka. Negura moto ndagenda ndamotara, byarinze bigera saa 4 nta muntu yicara kuri moto yanjye. Ndavuga nti Satani ibyanjye yabigiyemo, mbuze n'ahantu njya gusengera. Urumva nta muntu natinyuka, maze imyaka 11 ntakandagira mu gusengera. Imana ibiranyumvisha inyereka umuntu ugiye gusenga yakereye, uwo muntu Imana izamumpera umugisha. Ndavuga nti reka mwirukankane antinyure kwinjira mu nzu y'Imana. Mbona nicayemo ndeba umuntu uri imbere y'abandi wigishije. Arangije kwigisha ndagenda mubwira ibyanjye, aranyemera anjyana mu biro bye turaganira, mubwira icy'ingenza. Arambwira ati ukeneye ubutabazi bw'umwana. Ati ku cyumweru ndavugana n'abantu tuyoborana hano, ku cyumweru niba byemera tuzaguha umwanya uvuga abakristo bitanga. Urumva ko ampumurije. Nyuma y'iminsi 2 arampamagara arambwira ati ngwino tuguhe igisubizo. Ngiye arambwira ati rero ntibishoboka, ati kereka ugiye ubwira umwe kuri umwe. Ariko arangije arambwira ngo dufite Imana, tureka dusenga Imana. Aransengera, atera isengesho numvishe bwa mbere, asenga Imana yisaba amafaranga. Ngiye kumva arambwiye ngo shyiraho itariki yo kujya kuvuza umwana. Ndabona uyu mugabo nta mafaranga mpaye, n'ibyo nari niteze babyanze, none ngo nishyiraho itariki yo kuvuza umwana. Ndavuga nti reka nshyiraho nyuma y'amezi 2. Arabyaha, abyanze ngo neka abyanze nti reka nkureho ukwezi kumwe. Nabyo arabyanze, abyanze nti reka nshyiraho iminsi 5. Byarabyemera, turasenga turataha. Dutashye nyuma y'iminsi 2 ku rwego rw'igihugu babishyuye itike y'indege. Haleluya! Bamaze kwishyura itike y'indege ndamwereka itike, arambwira ati ngwino dushima Imana. Ndagenda dushima Imana, turanasenga. Imana iramubwira ngo izatanga ibiryo nibagera mu buhinzi. Haleluya! Arangije arambwira ati reka noneho twiganira ibyo mu buzima busanzwe. Arambaza ngo mu buzima bwawe ubayeho wafashije umuntu umuhaye amafaranga ngaho? Rasa ku ntego, amasaha ari kutugenda. Yego murakoze. Ndavuga nti nafashije umuntu umuhaye ibiceri 200 byonyine. Ninumva ko mufashije ibiceri 200 hasi. Amaze guseka arambwira ngo ubuvutse tekereza neza tubwire ingingo. Ndangije ndavuga nti nibuka ko nigeze kuri akana hano ndi igicumbi hano 40 muri sogonderi. Arangije arambwira ati amafaranga menshi uvuze ko wafashije umuntu ngiye kuyakubishura 10 nyagushye. Aragenda bikuza 100 arambwira ngo ni umuhigo yahigiye Imana, ubwo nijya ahiguririyeho.